guys no kuvuga ngo feed your focus podcast. And starve your distractions. Yes, Feed your focus, starve your distractions. Kuvuga ngo yo young Simba, it was a pleasure uri kumva yeah fresh kare tuvuga ngo turatu oya nabo hari tubazo ngiye gukubitamo ubundi dusoza mbere y'inki tuzajye tuza kandi ari ugiye kuba host ni ibiciro akabazo kamwe Mark ijuru riba he ijuru iryo jambo ryonyine urumva mu ijambo rivuga gute ijuru riba hehe nyine mbwira nyine nibyo nyine ni gutyo nyine niko abantu babiformatinze babigenza ni iryo ngiryo niko Prime ujya gusenga sometimes muri church ariko tariko ku giti cyawe ugasenga muri kiri mu materaniro beza ajyayo ikibazo ni nge ariko ikibazo ni nge bari bakibajije ariko pastor wanyu yaratudoza ahantu turi kumwe ujyayo nta kibazo ariko ikibazo ni nge bari bakibajije ujyayo utinze gusubiza ugiye muri politike cyane ngo murakoze kuma ijambo murakoze kuma ijambo gusenga oya ujyayo bro ndetse nkasubiza ikibazo cyanjye yego murakoze cyane yo shagaro reka gisubize reka nyigusubize ma faster tu njya gusenga kugira ngo nkure nakugira bro ujyayo oya bashaka kugira ngo nsobanure yeah okay hariho suke stiho hariho be my brother no kuvuga ngo mwibasiye umunsi yanga no kuvuga ngo njya gusenga impamvu njya gusenga tu biha byo mu rusengero n'ibiki byose tu bangiye kugira ngo huze n'abandi bantu tu ni like community tu man za gukompete ariko njyewe nsengera mu mutima tu nyenyine aho n'abandi hose tu ahubwo iyo ngiye ku rusengero bangiye kureba kuriza n'ibyana se umuntu umeze bite ndi umeze yo sibyo abugiye kuriza n'abantu Prime cyangwa se okay I'ma just chill man urumva Simba Demba arasenga jyayo agukomeza Frederick ansubirize ikibazo cya gatatu Frederick ansubirize oya ariko man cyari ikibazo kiri direct ujya gusenga atari ku mutima wawe ujya gusenga ujya guterana no guhuza zero mbonye cyo kuna politike bitangusubiza tu icyo kibazo cyanjye bambabari murakoze ku ijambo ndi kwihuta tugenda Maki waterera umukobwa ivi namuterera ivi ndi umunyarwanda original kanyarwanda nkuye amata ibyo bintu niba ntuzarabikoze sogokuru wanjye cyangwa papa wanjye urukumva cyangwa urukumva cyangwa ndakambura sebujisho nta muhungu iwacu watereye original fukamira umukobwa mugeti ndongora basigabana twitwarira ahubwo nshabuze ikintu cyicuru kibera amajungo kinijyanira nanjye na pevera ukajya bambwira ngo nakuzanye ngo narakuze
nkuzanye ngo ceceka nk'umuvuge ari prefera hose tiye tukejiye kwambuka nyine nanjye nkahita nabona nageze ariko waritera muri ubwo buryo se oya ntago naritera ntago abishatse byo kuritera twamutera amabuye ahubwo byo kuritera cyangwa tukamutera inda hari ibintu byo gutera byinshi ntabwo ari ifi gusa hari byinshi byo gutera bitari ivi ndabeshya mwana primo hari byinshi byo gutera ariko akandi kabazo kanyuma kuri ibyo munsi bigire gute none se tuvuye no kuri ibyo iriya boro abajama bagera gute gufatisha ku idarapo garahira ati njyewe waba muzima cyangwa iki tuzatandukana n'iki niko babyita isezerano imbere y'amategeko ukamanika akaboko ariya magambo ujya uyumva cyangwa iki uyizera kuvuga ati cyangwa abantu bubona umuntu agenda akahita arepeta agasubiramo nyine ibyo nishimiye byatara bavuga ngo njyewe ngo runaka ngo usubiramo bahita bavuga ngo ntabwo nsubiramo ukumva nangirira niyo n'inkuru ya mukoboye ariko njye ntabwo napfa kunjija ariya magambo ariko mbaza no kuyasoma byananiye nyine wowe ntabwo ari kuvuga byakunaniye nagize urwikekwe wowe ntabwo ari urwikekwe wowe kuyabirivinga n'uri kuyavuga cyangwa waba uri kuyavuga nyine ngo birangire umuhango urangire kuyavuga ngo bigire gute waba uyabirivinga nyine njye Imana isezerano ryanjye n'umuntu wanjye ntabwo ari ngombwa kujya kurishyira ku idarapo biriya byahariye ku mategeko kugira ngo bijye nyine muri rakaye ya gitifu urukumva bite bigira gute nyine tukora uwo muhango ko wabaye uwo muhango wabaye ariko isezerano ryanjye n'umuntu wanjye mwana njye nawe uriya ni umuhango nyine uriya ni umuhango aho isezerano ni iryanjye n'umuntu wanjye twe impamvu mba nkubajije nyine ako kantu no kugira ngo nyine twebwe abajama cyangwa tunice yine n'iki ako ntabwo mba mvuze ngo mbitsindagire mu bandi bantu darahiye ni umuhango mwana nk'uko tujya kwa padiri nyine rero ari kwa padiri bakadukubita za ukarisitiya n'ibiki ukumva akinywera divayi wenyine nta wasi kumva ni nka biriya nyine ni umuhango mani ese buriya njyewe impamvu mari gucekinga nyine n'iki nuko hari imihango cyangwa ibyo dukora sometimes udouble checking nyine ukisubiza ukabitekerezaho twice is that necessary is that real am I doing this shit because ngiye ku mutima nshaka kubikora cyangwa mbikoze kuko ari itegeko cyangwa ari ikintu kibashyize aho ngaho nk'ihame kuko hari igihe twisanga amana ubuzima butayobowe natwe wowe wisanga uri kugenda urabyutse mu gitondo ugiye waba ufite ikibazo wallahi buku ya buzima ngomba kubuyobora njyewe kandi none se umbwiye ko wagenda ukabikora biriya ari umuhango biriya nyine ni umuhango kuko babishyize abantu bose ni umuhango nari mbyumvise nabi nyumvise nk'umuntu ngo ubyuka mu buzima bwatabukontorora ngo ukabyuka nk'ipanci urabyuka ukajya hariya niba bavuze ni breakfast cyangwa ku matara urahagarara ugahagarara ugataha ngaho uzambuka ise mu feruje ibintu bahita bagukorera rero ndagase uzambuke cyangwa ugiye ku gacupa uhita ujya kuri fora mfasha agacupa burigade nta mikino rero hari ibintu uri kumva ibyo ngibyo byo ntabwo ari ntabwo ari twebwe ni ibyo ngibyo ni ibintu biri rusange ariko ubuzima bwawe ngo utabuko nari mbyumvise nabi ubuzima bwawe kivyako nimba hari abantu bahagarika ibintu cyangwa biba byatewe n'izindi circumstances ziri aho hanze zindi ariko ndi kuvuga ubuzi nimba ujya gukora divorce ukaba utatandukana n'umugore umubwira ati bye uyo mwasezeranye ntabwo ambwira ngo bye mugomba kujya hehe mu mategeko nyine mukasezerana murabukontorese ariko turako turatandukanye
ndabukontorora turatandukanye kandi undi muntu ugomba kuba present akabyanga twajya tunarara no mu cyumba gitandukanye rega gutandukanya ntabwo ari ibintu bigeze yajya mu cyumba cye yajya muri gahunda z'akazi ijyamo nanjye nkazana ikindi kiremwa hariya nta wasi uri kumva nyine ariko twe twemereje gutandukana ibyo nibyo dukontorora kugira imbere y'umucamanza n'ibiki yabyemera atabyemera twebwe twatandukanye ubwo se yaza no mu buriri akajya ababwira ngo ya ngo ntabwo ngo mwapanze ngo kuri gahunda ngo ya kandi bashobora ibyo kugabanya ati manki iriya nzu ntabwo ari iyawe irapasa uba warabyandikiye nyine muri bya bindi ngo umuvangamutungo mu munsi niba ari ibiki ibyo rero nibyo mvuga hari ubuzima hari ukuvuga nari numvise nabi ubuzima gukontorora ubuzima utabukontorora nari numvise nyine bupanci busayiko utari tayari nyine ibintu bikubaho utabipanze utamenye ngo byakugezaho gute ukisanga nyine ubiri mu nyine nibyo nyine ukisanga ubirimo ariko hari nk'iyo example rumaye yo gutandukanaho njyewe n'umuntu wanjye ubwacu ibyo dushoboye twatandukanye waza urinde uko tubwira ngo twongere ngo ntibizashoboka ubwo rero twatandukanye nubwo wavuga ngo mugende mubane ntabwo tubahaye gatanya mukomeze mubane twabana ariko dutandukanye ibyo nibyo nakontorora mu buzima bwanjye ariko atari bya bindi ngo umuntu araje arambwiye ngo we wahita ngo reka kurapa ngo nahise mbireka ariko mvuga ngo we wahita ngo tujya subira primaire ngo nahise njyayo oya ubuzima bwanjye ndabukontorora kivyango mu buryo mbashije none ni gutyo rero ni muri context rega mbarabura akantu kamwe tu ndashaka kugira ngo yaba ari abadukurikiye cyangwa namwe turi kumwe ubu ngubu nabo turi kumwe hano behind like in the background urumva azagira umuntu uzagerageza urumva kubaho ubuzima bwe neza abubeho nk'uko abishaka ni ukuvuga ngo niba udashaka kujya ku by'amadarapo n'ibiki ubikore mu dudashe urumva wambuke feruje arimo umutuku kuko ubishaka dudashe uretse gatoya man Fred banza umve gatoya urumva yego ni ukuvuga ngo urumva ibyo ngibyo urumva byo kuvuga ngo like habaho like hagomba kubaho mariage civile reka tubikure ibya marriage hagomba kubaho mariage civile bigomba kugenda gutya habeho umuntu uba bold enough abikore we ukabyumva man you understand uwo muntu kuri njyewe azaba ari free nibwo you understand yego ibyo ngibyo azaba akize gute azaba ari free azaba ari libre man kandi buriya go muri life ibintu bikora ukabishaka we n'umuntu we bumvikana ukuntu ibintu babikora man kuko hari ukuboro ni ukuvuga ngo ukuntu twakuze n'ukuntu twabayeho hari ukuntu turi wired hari ukuntu Fred umva Fred let's gatoya muyangane tumba like point yanjye mazanye vuga tu ni ukuvuga ngo ugomba gukora ubukwe agomba kugenda gutya kubera ukuntu twakuze bimeze cyangwa kubera ibintu tubona cyangwa ibyo twasomye n'iki noneho hagira umuntu ubasha we ubwe we kwihitira bavuga ati njye ibyanjye ndabikora gutya urumva abikurikize tu kuri njye uwo muntu aba ari free man aba ari intwari man urumva niba bavuga ati njyewe urumva nubwo n'urugero ndimo natanga nubwo umuryango bavuga ati shaka gutya bavuga ati nope jewe umuntu wanjye gutya ibintu byanjye ndabikora gutya nuko bimeze un.3 nago ngiye kubikorera Mary Vie cyangwa J-Pack cyangwa nde niki I'ma do it like this whoever does shit like that that's a free person unsubiza none ikibazo nari kubaza nuko naciye ku ruhande n'iki ariko byari icyo kibazo cyo kuvuga ati ese hari igihe twisanga nyine mu buzima
nyine uri guforowinga muri ibyo byose urimo urakurikiza uko twabaye nyine uko nyine ukisanga nyine ariko bimeze ukavuga ati umujama arakuze ariko umuntu uzabasha gukora ibintu bye ukabyumva ukabishaka uwo muntu tu that nigga ese ntabwo tubyemerewe se turabyemera kandi tubyemerewe nyine twarabihawe ubwo bushobozi tubufite ahubwo ntabwo tubasha kubona imbaraga zo kubikora nawe uhita uvuga ati kanaka yakoze ubukare kananjye ngiye gute ntema agakote ariko nyine wari igihe usanga umuntu wawe yashezerega wakintu yasheze ngo ngewe nawe imera ubukwe uri kumva ugahita w'ibinsazi ugahita agusunikira kandi ugahita ujya gute ugahita ubikora nyine ugahita ukuriyetinga aka group chat ugahita uvuga ati mutwerere ntabyo hari n'igihe bahita bakubwira ngo uzi ko ngo runaka ngo yapfuye ngo umwana wakinuwe ngo bamushyize muri groupe ngo kugutwerera uzajya ubanza unabaze nawe ntugakorere groupe gutyo zaza mane ikibazo cyawe ni ikintu uko kigiye gute is also to spark come on man before we do what we do cyangwa wisanga muri situation cyangwa wisanga wakoze iyo migenzo niki at least think twice ati ibintu ngiye gukora koko uretse kuko mwambikoze kuko nshaka gushimisha kana njyewe mu giti cyanjye do I believe in that shit umwunganemo ntekereza ko akenshi ibintu dukora tubikorera abandi umuryango akenshi abantu society ivuga kuri iyo sije aho ngaho buri muntu abahagaze ku giti cye broski njyewe mbivuze en general ukuntu mbibona man ukuntu njye mbibona abantu benshi bakora ibintu urumva kugira ngo urumva bashimishe like cyane the family like they want n'abantu batagira iyo famille none bashimisha ndetse ubivuze en general gute abatagira famille urumva bafite abantu baba bari hafi ibyo ngibyo reka mubwire abatagira umuryango urumva bagira inshuti man abikorera inshuti yego nyine ubimenya gute ko bikorera inshuti ni ukuvuga ngo nta muntu ukora ibintu kubwe abavuga ati like bambone gutya niki that's cap I'm capping ariko wenda bamwe muri benshi suvuge buri the majority abantu benshi bakora ibintu urumva kugira ngo bashimishe urumva abantu babo n'ibikise n'abandi tuvuge nimba hano hari abaniga 10 barindwi cyangwa batandatu muri bo bari gukora ibintu babikoreye bagenzi babo njye mbese naje kurukura music kurapa ndi kubikoresha umizange oya wowe uri umwe muri aba batugize namana aho ngaho hari ikintu ubuhagaze kuri angle yawe nkawe kubivuga en general buriya ubukoze ikosa uba wicaye mu ntebe itari yawe yo gufata ibintu ngo bijudging muri rusange kandi ntabwo ibyo nari ibyacu primo nje nabonye abantu benshi bakora ibintu tu wabibonye gute wabimenye gute wabizosuzumye wowe wavuga ku giti cyawe uko mbibona mu bantu iso ni za Mike primo byo ntabwo bibundi urumva ibyo bibaho man kuko njye nabonye J-Pack yakoze biraye boro yabikoze kugira ngo abakobwa bamurebe ubu urabizi se ko ari ibyo yakoze uri mu mutima we come on man nigga uyo ndagira ngo ubyumve nawe njye niko mbibona Fred nagari ikibazo uzi impamvu atari ikibazo se ikibazo kuri njyewe kuri wowe uzi impamvu se ni ko urumva YT abantu twese ibintu tubibona mu maso atandukanye wowe urebera mu giti cyawe wireba nanjye ngo ndebe nanjye ngo urebe na Park ngo urebe na njye niba kubwira njye nimo ndareba ukuntu ibintu ngiye mu maso yanjye uko mbibona nawe urimo urareba ukuntu ubibona mu maso yawe niko mbibona ndi kuvuga gutya hari ibintu uba ugomba kuvuga kuri experience yawe ku giti cyawe ntago uri mu nkweto zanjye ntago uzi ikintu nkoze impamvu nyikoze nicyo nyikoreye ntago rero wajya kwicara ngo uvuge ngo abantu benshi
ngo bakora ibintu ngo kubera ngo bashaka kwereka ngo abandi bishobora no kuba ari byo simbizi ariko kujeneraliza gutyo ntabwo biba ari sawa man. statistique ariko ibintu byose bera niko ku giti cyanjye tuba mbibona kujeneraliza ntabwo ari ibyacu hari ikindi kintu kiri hejuru y'ibindi kiba gikontorora double check on that shit ariko nibyo uko ku rundi ruhande like you gotta understand sometimes hari n'ibintu tugenderaho hari nk'ikibazo hari nk'ikibazo ngo urukundo ngo runyarwo rubaho cyangwa ngo ni scam ntabwo rukibaho icyo kibazo wagisubiza en general cyangwa wagisubiza ku giti cyawe subiza ku giti cyanjye nyine urakoze feed your focus nibyo byiza nicyo stop your distractions no feed your focus. I appreciate you guys kuba twicaye tukaganira. Thank you so much. Bro, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu birenze bya hatari. Cheers. I wanted this moment with you for so long. Appreciate that. I'm a big fan with this guy. Appreciate that. Dufitanye n'indirimbo. Mbabarira bivuga. Ntabwo nshaka kubarabura. Oya. Ibyo ni ibintu biki. Ariko man, appreciate you man. Prime. Yo. Bro, you inspired a lot of people. You've been doing this thing. Rumva. If nobody told you, I respect you, man. I appreciate you. Rumva, I'm giving you flowers right now, so you know. Hari benshi watumye bajya kuri microphone, hari benshi watumye bajya muri studio, but the most important thing you did for yourself. Yeah. Rumva. Yeah. Don't ever feel like yo wabikoreye abandi bantu, just for you. Yeah. Papa Garçon. I don't like that shit. Bariko, also man, I don't like that shit. I'm with a daddy boy. Bariko, man, I appreciate you, man, and for real. You know, I've been a big fan. At this moment, I've told you that. Nabikubwiye mbere, my homies bo muri TCG, ba Borisi, ba Mabuye niki, they appreciate you. They know you. They fuck with your music and all that. You know that. You know, Bariko. Yeah. Do you, bro? Keep growing, keep getting better, man. Monkey, Yes, bro. sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. For sure. Man, iyo cyagiye wari umaze kuvuga rap, mvuga ba Buddha n'iki ariko nigga had moment of clocking in, nobody couldn't deny your talent. People could just feel it from miles away, right? Bro. Iki gipeti kiri hehe kivuga gutya ibi bintu ni gute kiri gushyira muri iki kinyarwanda n'iki. Just give me just 1 second. Yeah. White Monkey is my favorite rapper. Ndabivuga buri gihe nzaba mbivuga. White Monkey is my favorite rapper. Yes. Merci. Yeah. Bariko respect ngwemo yohana nagashaka. Respect. Urumva that moment, that point that you tapped in, then people couldn't deny. Just even the haters couldn't deny. Ariko uzigiye n'umwanzi can't deny the greatest yemera agahindura na username yo kuri nuza akita nk'ikindi kizina ndakaryeneye umukara ariko like reba ball za ndakaryeneye umukara. But for me though, like that moment you tapped in, you challenge a lot of motherfuckers, man. Yeah, you challenge a lot of niki. Dushaka ko hip hop iba better buri gihe. Ni ya esprit ya competition nyine. Ariko ikindi cyiza ni icyo ngicyo cyambere cyo ku understanding that there is a moment that you guys checked in the game and the game couldn't deny that thing. Remember, the game had to be like, yo, welcome. Yeah. Prime Ngwino. Monkey Ngwino. Sana. Remember? Yes. No, na bindi kapo na bindi bintu tugiye kubishyiraho na niki. The game was like, damn, you have arrived. Urumva? Iki ni ikintu kiba gikomeye cyane n'iki, ariko ni na kintu kindi kirenze kandi ngewe kuba